abaturage bagutuye bakwirahira ijoro n'amanywa kubera ubahora iruhande, wabegereje ibikorwa rusange bibaha amafaranga, ubu bakataje mu iterambere kubera ubufatanye wabatoje. Ufite ikivugo cyiza cyane kigira kiti ngira nkugire tugeraneyo. Gicumbi nziza songa mbere, ufashwe n'Imana mu byiza ukora. Gicumbi nziza songa mbere, ufashwe n'Imana mu byiza ukora. Abahinzi rero barabyumvise, ubu ngubu barimo baratera imbere. Murabona ko iyo bakuyemo bya birayi byacu bagashyiramo ingano, bashobora no gushyiramo inanasi. Mu by'ukuri ubuhinzi bwacu buteye imbere. Nanjye ni umukozi wa Caritas Byumba kuri proje ya Pick Heart dufatanyamo na World Vision. Ikintu dukora by'umwihariko ni ukuvura imirire mibi mu gihe cy'iminsi 2. Kubona ibikinisho. Ngo iki? Ibikinisho narabibonaga. Ikindi yagufashije? Iraturera. Ibarira mu biki? Mu mibereho myiza, mu kubona amakaye y'ishuri, mu kumyigire, tubwira ibyo ari byo nyine. Idufasha kubona amakaye no kuruka neza. Mukagira n'isuku. Murakoze cyane. Urumva ko abana nabo basobanutse ba Caritas Byumba. bagenda bamahugurwa imbere yarajya mu matsinda nabuze indi mashini i Kigali ariko dusigaye dusimbiza Gicumbi. Dore imashini ebyiri zitandukanye, iyi ngiyi ikora amasuku imbere, iyi ngiyi igakora hasi. Turanadoda ducuruza n'ibitenge. Ngiye gufataho rwose twereke. Ndabona bisobanutse rwose n'imyenda ukora. Abagore bashaka ahantu baze muri Caritas hari ibintu bisobanutse. Niyo kanzu yawe nangahe muri iyi hagaze angahe iyo wambaye? Muze murebe umukobwa wambaye neza hano muri Caritas madamu. Abandi bambara muze murebe. Gukomeza. Kwiteje imbere, hari n'application dufite k'urubyiruko agufasha muri Caritas. Kwako n'umukiriya yazaga ukaba wakwandika mu ikaye ukazabita, dufite application twandikamo ku buryo umukiriya atamwishima, ukamusora na fagitire yaba yaje ukamusora na fagitire. Iyo application yitwa Kayiko, uzabishaka azaze n'imwe nziza cyane. Umaze kwiteza imbere mu biki? Ingarani imwe ariko ubu ugeze kuri hegitari 2. Hegitari 2 z'inanasi. Ubwo iyo uzimo gusarura imodoka izaza igapakira ikuzura. Imodoka zigapakira ikuzura nasi. Ubwo bagomba nk'amafaranga angahe imodoka yuzuye? Mu modoka yuzuye nifashe n'inanasi 1000 ushobora gukuramo n'ibihumbi 800 kuko inanasi imwe n'amafaranga 800 dusaza mu murima. Iyo twaje hano tugurisha 1000. Gicumbi nziza songa mbere, ufashwe n'Imana mu byiza ukora. Karere keza seruka wishema, sugira uri isimbi. Karere keza seruka wishema, sugira uri isimbi. Karere keza seruka wishema.
maze Gicumbi nkwereke Gishamba shayo.